ikaze ku rubuga rwacu Rising Engineer 2020. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro tugiye kuganiramo ku buryo bwihariye ku ruhare rw'ubumenyi n'ikoranabuhanga mu kurwanya cyangwa se mu guca intege bimwe mu byorezo, cyane cyane twibanda ku buryo byagiye bikorwa hano iwacu mu Rwanda. Uyu munsi turashaka kuganira ku abantu bagiye bakora, cyane cyane abagiye bashyira imbaraga mu kunoza isuku n'isukura ariko bifashishije ikoranabuhanga. Hari akantu koroshye kakozwe wenda umuntu atatekereza ko ari ikintu gikomeye cyane, ariko kigira uruhare mu kunoza isuku n'isukura mu Banyarwanda. Muri iyi minsi igihugu gihanganye no kurwanya icyorezo cya COVID-19 cyangwa coronavirus disease, mwagiye mubona uburyo ibikorwa by'isuku n'isukura bigizemo uruhare rukomeye cyane abantu bagiye bifashisha aho abantu bakorera isuku, cyane urukarabiro nka za kandagira ukarabe n'ibindi. Hano rero harimo ubumenyi n'ikoranabuhanga byagiye bikorwa, ubushakashatsi banagiye bakora, hari ibyo byagiye bigerwaho. Reka rero turebe muri make ukuntu kandagira ukarabe yagiye itera imbere mu Rwanda. Duhereye mu minsi yashize kuri kandagira ukarabe za mbere twabonye mu Rwanda, aho abantu bifashishaga utubido cyangwa akabido, akajerekani, hanyuma bagakoramo kandagira ukarabe nk'uko muri kwibona hano ku ruhande. Bifashishije akabido bagashyiramo umugozi bakazirika hasi ku giti, ubundi ayo gukaraba bagakandagira akabido kagahengama, kamara guhengama amazi akavamo ugakaraba, kakongera kakisubizayo urekuye cya giti wakanagiyeho hasi utagakozeho. Burya akenshi ubumenyi n'ikoranabuhanga abantu bagorwa no gutangira. Iyo rero intambwe ya mbere utangiye kugira icyo ukora, ibintu bigenda bitungana gahoro gahoro, bagenda hazaho amelioration. Kandagira ukarabe ya kabiri, abantu bavuze bati be byose akabido gashobora gafata amazi makeya, ukagenda gahengama kihengura, imigozi iracika, igiti kiracika. Baza kuzana iyi modo ya kabiri, ariyo bagiye bifashisha noneho indobo. Kifashisha indobo ishobora kujyamo nka litiro 20, litiro 10, bakayishyiramo amazi bakayuzuza, bakayishyiraho robine. Noneho naho kimwe no handi twonye bwa mbere ku kabido, ugashyiraho umugozi ufatisha hasi ku kirenge aho uri bukandagire, hanyuma ugakandagira amazi ya robine igafungurwa na wa mugozi, umuntu agakaraba. Iyi ndobo rero ikagaragaje yuko iyi modo ya kabiri ishobora gukora ahantu henshi ndetse n'ahantu hari abantu benshi hatari mu rugo, kuko iriya modo ya mbere yakandagiraga, iriya modo ya mbere yakoraga mu rugo, mu miryango, ku bantu bakeya, ariko modo ya kabiri yari irimo indobo. Ubona yuko isa niyo ishobora kuba yakora naho ahantu hari abantu benshi, kandi mwabonye ko n'ubu zikoreshwa ahantu hari abantu benshi ndetse no ku masoko amwe n'amwe zirimo zirakoreshwa. Modo ya gatatu naho abantu baje kuvuga ati ariko yego indobo nayo irakora, ariko isuku yayo, amazi avuyemo aho amanukira ni ikibazo. Tukabona ko uburyo gutwara imyanda iturutse kuri ya bikorwa by'abantu, aho abantu bamaze gukarabira, nabyo ari ikibazo. Abantu bakora uburyo gukora urukarabiro rugari rwagutse, ku buryo nk'ahantu hari abantu benshi cyane, nko ku isoko, kuri kiliziya, ku rusengero, ku musigiti n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, abantu ushaka kuza ari benshi bagakarabira icyarimwe, kuko indobo yo byasabaga yuko abantu benshi batonda umurongo, umuntu inyuma y'undi, kandi umwe, kandi n'amazi avuye mugasaba ko umuntu yaterura akajyana ka kabasi karimo hasi ya kumena y'amazi hirya,
bavuga ati reka dukore urukarabiro noneho rurimo n'uburyo bwo gutwara umwanda. Ubonaga ko bisa naho biteye imbere kurusha none bwa buryo bubiri bwabanje, nubwo nabwo bwakoraga kandi ahenshi bugikoreshwa. Ntabwo ubushakashatsi bwahagarikiye aho ngaho, banaje kuvuga bati ariko birashoboka yuko habaho ubundi buryo noneho umuntu ajya afungura amazi atayakozeho, ku buryo hakorwa indi modo ari amazi ari ugukaraba byose ari gukoresha ikirenge gusa, byose bikizana, ugakandagiraho amazi akizana, ugakora ku isabune ugakaraba, warekura ikirenge byose bikaba birarangiye. Iyi modo nayo yaje noneho ifite n'udukoresho twiza dufite isuku, muzajya mubibona ahantu henshi cyane ku maresitora, ku nzego zimwe na zimwe z'ubuyobozi n'ahandi henshi aho iyi modo ikoreshwa. Iyi modo yindi abantu bakoresha noneho ugasanga ibintu byose biri hamwe, bifite isuku, birakeye, ni akantu keza cyane, kandi nabyo ushobora kuba utereka utuntu twinshi ahantu hamwe abantu bagakoraba, ahangaha ukaza ugakandagiraho amazi akazamuka, ugafata isabune ugakaraba, wavanaho ikirenge, byose bikaba birifunze kandi nta bintu byinshi ubona biteje ambuteyaje mu nzira. Iyi modo nayo yaje ubona ko isa naho izamuye intera, ikoze improvement byari bihari. Modo ya nyuma naho abantu bari gutekereza, ariko hari uburyo abantu bakora none ntunakandagireho, usanga harimo ubwenge. Noneho wahagera ugatega ikiganza gusa, amazi agahita yizana, ugatega ku isabune ikizana, wowe ugakaraba, wamara kuretesha isabune yarese, kugira ugatega ku mazi, kandi n'umwana nawe ukijya nta kintu na kimwe ukozeho. Iyi niyo modo igezweho, ndakeka ubushakashatsi bugikomeje. Reka rero tugende tureba aho byinshi bitandukanye. Nkuko mwabonye kuri ya modo ya mbere y'akabido, ibintu byose umuntu arabikora, ari ikirenge urakandagiraho ugakaraba, ukaza gushaka n'uburyo uza kumena amazi, ari ku ibase, ari ku ndobo, nayo niko byari bimeze. Ariko none kuri urukabiro runini nabyo niko yari bimeze, ariko none hari cyahindutse kuri ubu rushyashya. Murabona yuko hariho byinshi byahindutse abantu bagenda bakoresha, noneho byose bikibwiriza. Ni ngombwa rero ko mumenye n'ikoranabuhanga habaho ubushakashatsi. Buri ikigora no gutangira akantu gatoya, ukagenda noneho wongeraho ikintu, uko natanga comment ukagenda wongeraho, watanga comment ukongeraho, cyangwa se nawe ugatekereza ahubwo uti kuri ikintu cyakozwe ni iki nakongera kugira ngo kibe cyiza kurushaho. Tubashimiye ko mwadukurikiranye, naho utaha. Ciao. Rising Engineer 2020. Turabashimiye ko mwakurikiye video yacu. Niba yabaryoheye mukande like, tumenye ko byabaryoheye. Ariko kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri urubuga rwacu, cyangwa se niba usanzwe wagenda utarakora subscribe, please subscribe. Kora subscribe, ubundi tukugezaho ibiganiro byinshi kandi byiza, kandi muduhe n'ibitekerezo ku ngingo mushaka ko tubaganiraho, ndetse nuko mubona video twabagejejeho. Ciao.